Yesu nashimwe nshuti za Berwa TV. Nk'uko bisanzwe turi kuri Berwa TV, turi kumwe na mama Berwa, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, nta gikuba cyacitse mu bacu ndetse no mu nshuti zacu zo kuri Berwa TV, nta nkuru mbi twumvise. Kandi naho bitameze neza, nkunda kuvuga ngo nibwo bumana bwayo ntabwo twayibaza ngo uragira ute, nimukomere. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu mu biganza. Reka rero tubanze dusuze inshuti zacu ziri mu mpande enye z'isi, inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Malawi, Zanzibar, inshuti zacu ziri Amerika, Canada, ziri muri Australia, inshuti zacu ziri mu Bushinwa, inshuti zacu ziri mu Bubiligi, inshuti zacu ziri mu Bufaransa, inshuti zacu ziri mu mpande enye z'isi zose. Mwumve ko tubashuje mu izina rya Yesu Kristo. Tuje mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, turi kumwe na mama Berwa. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Mbere yuko tuvuga ijambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye nyakubahwa Imana y'amahoro, waturinze icyubahiro n'ikibi cyawe. Reka amaraso yawe tweza dutunganya, dukureho umugayo. Njyewe ugiye kuvugira ijambo ntaba ari njye, ururuka wivugire muri njye, kandi n'abagiye kuryumva ntaba ari bo, ahubwo baryumvire muri wowe. Mbyambaje nizeye izina ryawe ryera, amina. Tugiye gusoma muri Ezekiyeli 30 n'umurongo wa mbere. Ezekiyeli 30 n'umurongo wa mbere, dukomeze tugeze ku murongo wa 4. Aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, wanture kandi uvuga uti, nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo, nimuboroge, uwo munsi uzabona ishyano, kuko umunsi ugeze bugufi. Ni ukuri umunsi w'Uwiteka uri hafi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, uhanure kandi uvuga uti, nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo, nimuboroge, uwo munsi uzabona ishyano, kuko umunsi ugeze bugufi. Umunsi w'Uwiteka ugeze bugufi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu muhanuzi Ezekiyeli ari guhanura, aravuga ngo mwana w'umuntu, Uwiteka aramugendera aramubwira ngo, mwana w'umuntu, hanurira ubwoko bwanjye, ubabwire ko umunsi w'Uwiteka ugeze bugufi, ngo kandi uwo munsi w'Uwiteka uzabona ishyano. Uwo munsi w'Uwiteka azaba ari umunezero kuri bamwe, uwo munsi w'Uwiteka azaba ari umubabaro ku bandi. Aravuga ngo mwana w'umuntu, hanura ubwire abantu ko umunsi w'Uwiteka ugeze bugufi. Hanura uko utegetswe, ubwire abantu ko umunsi w'Uwiteka ugeze bugufi, kandi uzaba atarihannye cyangwa uzaba atarakijijwe abonye ishyano, ngo azaba ari umunsi uteye ubwoba, azaba ari umunsi umubyeyi adashobora kumva umwana we, azaba ari umunsi buri muntu wese yirebera mu ndorerwamo y'ibyo yakoze. Mu yandi magambo, haleluya. Haravuga ngo dore umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Haravuga ngo nimurire muborogere ubugingo bwanyu, muboroge, mwihane, mwiyeze, mukureho ibyangwa n'Uwiteka biri muri mwe. Haravuga ngo mwana w'umuntu, babwiza ukuri ku munsi w'Uwiteka, kandi ngo uwo munsi uzaba uteye ubwoba, ngo kandi dore umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Haleluya. Turebye aho ibihe bigeze, tukareba aho iminsi igeze, nta cyatubuza kubwira abantu ngo nimurire muborogere ubugingo bwanyu, nta cyatubuza kubwira abantu ngo nimurire muboroge, kuko dufite ibihamya n'ibimenyetso bigaragaza ko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, bigaragaza ko umunsi w'Uwiteka uje, bigaragaza ko umunsi w'Uwiteka ubaye. Dufite ibihamya n'ibimenyetso twakubwira nawe ukumva ko umunsi w'Uwiteka ugeze. Aho umubyeyi atinyuka kuryamana n'umwana we yabyaye, n'umwana we yabyaye, ni ikizira kikaziririza. Ubundi nta nubwo umubyeyi yifuzaga
ko umubyeyi w'umupapa umwana we yamubona yambaye n'ikabutura, nta nubwo umubyeyi w'umupapa yifuzaga ko umwana we yamubona n'ibituza, nta nubwo umubyeyi w'umupapa yifuzaga ko umwana we yagira ubundi buryo amubona. Ariko iminsi ya nyuma irageza aho umubyeyi atinyuka kubwira umwana ngo karibu mu buriri. Ni ukuri iyi ni iminsi ya nyuma turaririra ubutinganyi, ariko hari ibintu birenze kuba turi kubona ubuhamya bw'abantu bavuga ngo babyaranye n'ababyeyi babo, bw'abantu bavuga ngo Mana yo mu ijuru, Mana yo mu ijuru, Mana yo mu ijuru, Mana yo mu ijuru. Hari ibintu numva nkumva umusatsi unyorosotseho, hari ibintu numva nkumva ubwoba muri nge, kavuga naba nabazimu. Iyo ni iminsi ya nyuma, iyi ni iminsi ya nyuma, iyi ni iminsi ya nyuma. Umuntu akaza akabivuga aho ubutinganyi bwamamaye, umuntu akaza akabigira ibyirato, aho umubyeyi aho umukecuru w'imyaka 70 80 ujya kubona ari guteretana n'umwana w'imyaka 20. Minsi y'Uwiteka ukareba ukibaza ibi bintu ni ibiki, aho uri kubona abantu bakuze, umukecuru n'umusaza bakaza kuri kamera bagasomana, kaza kuri Mana yo mu ijuru. Minsi y'Uwiteka arabwira ngo nimurire muboroge, nimubwire abantu barire baboroge yuko umunsi w'Uwiteka ugeze, ngo kandi uwo munsi w'Uwiteka azaba ari umubabaro kuri bamwe, ku bandi ari ibyishimo azaba ari umubabaro. Wowe utarakiranutse byanze bikunze azaba ari umubabaro, byanze bikunze azaba ari agahinda. Uzifuza kongera kuboroga, uzifuza kwihana uburaho wihanira, uzifuza ubure uwo wabwira uti reka nihane, uburo wabwira uti reka nature. Ubwo abantu bari gusinyira ngo umuntu biremewe ko wakuramo inda, biremewe ngitware samba n'umufiririzo, nurangiza uzusinye yuko watwaye inda, abantu bakabisinyira, isi yose ikaba yasinya ati ntabwo byemewe kubyara, nunacikwa ukayitwara uze tugusinyira indivemo uyikuremo. Minsi y'Uwiteka iregereje, nta cyatubuza kuvuga yuko umunsi w'Uwiteka wegereje, kuko dufite ibihamya, dufite ibimenyetso byo kubwira abantu yuko umunsi w'Uwiteka wegereje. Dufite ibihamya, dufite ibintu byinshi twabwira abantu yuko umunsi w'Uwiteka wegereje, kuko abantu nta muntu uri kwiyubaha, nta muntu uri gukora. Abantu bari kuvuga ngo umuntu akihandagaza akabeshyera Imana, akavuga ngo Imana iravuze itavuze. Umuntu akihandagaza kumva umuntu araje atanze ubuhamya ngo njyewe natewe inda nyitererwa na pasiteri, nyitererwa mu rusengero. Mumbabarire mumbwire, umuntu akaza akabivuga, twagiye gusenga hangije ni pasiteri turyamanira mu rusengero ahera ku ruhimbi rw'Imana, mu nzu y'Imana. Mwibuke Kristo ko yigeze kubabara asanze byonyine baracururije mu nzu y'Imana, arababwira ngo mu nzu ya data ntabwo ariho bacururiza. Agira umujinya mwinshi, agira ifuhe ryinshi, ngarangije nibwo yagaragaje uburakari, afata inkoni arakubita. Wibaza ubwo umuntu abantu bageze ku rwego rwo gusambanira mu nzu y'Imana, ku rwego rwo gusambanira mu rusengero, ku rwego rwo gusambanira muri biro y'Imana, ku rwego batagitinya hera, ku rwego basi nibajye muri royo. Ariko umunsi w'Uwiteka uregereje, arababwira ngo babwire barire baboroge. Haleluya. Arababwira ngo babwire barire baboroge kuko umunsi w'Uwiteka uregereje, ngo kandi azaba ari ibyago n'amakuba. Arababwira ngo babwire barire baboroge. Birakwiriye ko tubwira abantu bakarira bakaboroga, bakaririra ubugingo bwabo. Birashoboka ko wiraye muri iki gihe, birashoboka ko udamaraye, ariko hari igihe uzarira ukaboroga. Mwibuka Nyamutunzi na Lazaro, aramubwira Nyamutunzi, aramubwira ngo mbabarira, ngo ume usukire no kutuzi ducya tugwe mu kanwa. Aramubwira ngo hagati yanjye nawe hari umworero munini, ku buryo uyu mworero icyo washyiriweho ni ukugira ngo abifuza kuzamuka batugeraho batatugeraho, ndetse n'abifuza kumanuka batatugereraho. Ndababwira ko icyo gihe hazaba hari umworero munini cyane hagati y'abana b'Imana ndetse n'abantu batihaniye, kandi hazaba hari umubabaro ku bantu batihaniye. Ndababwiye ngo umunsi w'Uwiteka uregereje, kandi ababirimo babibemo neza,
kuko Yesu yaduhaye umugabane. Igihe abigishwa bamubazaga baramubwira ngo se twebwe twemeye kugusiga, birashoboka ko aka kanya waba uri kubabazwa ariko urimo neza. Komera, igihe cyo kunezerwa kirageze, igihe cyo kwishima cyawe kiregereje. Haleluya! igihe cyo kwishima cyawe kiregereje, igihe cyo kunezerwa cyawe kiregereje. Kristo arababwira mu Petero amaza ngo twebwe twasize byose tugahitamo kugukurikira, bizamera biti. Aravuga ngo mukiri mu isi muzakubirwa, ngarika ikirenze kuri icyo muzicara ku ntebe y'ubucamanza. Icyo gihe natwe tuzaba tumeze nka Lazaro, tuzaba tunezerewe kuko twemeye gusiga byose, twemeye gusiga isi, twemeye gusiga ibinezeza by'isi. Ariko icyo gihe tuzaba tunezerewe, umva, tuzaba turyoshye. Mwebwe mubirimo mubyumve, tuzaba tubifiringa, tuzaba turyoshye, tuzaba turyoshye turi kuramukanya n'Imana Data. Tuzaba turyoshye ubwo abandi banze kwihana. Ubundi icyiza cyo kwihana, icyiza cyo kuboroga ibyacu twakoze cyangwa ibibi byose bizaba byaratwikiriwe nta kugaragara. Ariko we wanze kwihana, ukufata telekomande yawe ugaturuna muri televiziyo ukazanamo ibyo ushaka ukabireba byose, ni kw'icyo gihe Imana izaturuna ibyawe ikabishyira ku karubanda, tubireba twese tunezerewe. Mwakwihanye ku munsi w'Uwiteka ugeze. Mbega isoni, kandi urimo wireba n'umubabaro, wifuzo wasaba imbabazi, wifuzo wakwaturira ukamubura. Mbega umubabaro, ariko mbega umunezero ko uzaba arabera. Lazaro aramubwira ati wibuke ko wanezerewe ukiri mu isi, gusa muzibuke ko mwanezerewe mukanywa amabyere, mukajya mu tubari, mukarya amaburushe. Muzibuke ko mwanezerewe muri iyi si mukabyina uko mushaka, nubwo nta munezero w'abanyabyaha. Ariko muzibuke muvuge muti namwe nimunezerwe, nimunezerwe, natwe tuzaba tunezerewe. Ngo umunsi w'Uwiteka uregereje ku banyabyaha ndetse n'abakiranutsi, ngo ku banyabyaha zaba ari umubabaro, gasaba ari umunsi ubabaje cyane. Ariko bwira abantu barireba boroge, ngo kuko ndacyateza imbabazi. Wakumvira ijambo ukumva urakeneye kurira no kuboroga, wakumvira ijambo ukumva ukeneye kongera gusubira mu mwanya. Birashoboka ko waba waraguye, birashoboka ko waba utarigeze umenya Imana. Nakubwira ngo ca bugufi usaba Imana Data urira uboroge. Imana yiteguye kuguha imbabazi. Mwakire neza ijambo ry'Imana, ndabakunda, ariko ijambo rirandyoheye, ndanezerewe mu mutima wanjye, kandi nishimiye ko abantu bagiye kugira. Bishobotse wumva hari uburyo twafatikanya gusenga, ndumva ubu ari bwo bwa mbere nsabye ko abantu bafata nimero yanjye tugafatikanya gusenga mu kwatura no mu kwihana. Nicyo kintu nkeneye kugira ngo uriya munsi w'Uwiteka utazagera ku bantu b'Uwiteka. Ndashyiraho nimero yanjye hasi, ndashyiraho nimero yanjye kugira ngo uriya munsi umuntu wumva birimo tuze gusengana Imana mu buryo bwo kwatura, azaze tunezerwane, azaze Imana idukure mu biganza. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye ko ijambo ryawe riherekeje, kandi ndagushimye ko hari abantu barokokeye muri iri jambo ryawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru, njyambaje nizeye izina ryawe ryera, amen. Niba unyuzwe n'iri jambo, kora subscribe, share na comment, tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Kora kandi utabikora nk'umuhango, ahubwo ubikore nk'aho bikurimo, ubikore bikurimo, ubikore ubikunze. Cyane cyane ni ukuri abantu muze tubane mu buryo bw'ijambo ry'Imana, tujye twumva ijambo ry'Imana ritavangiye, kuko cyane cyane dukeneye ko abantu bakizwa kurenza uko twakenera views, kurenza uko twakenera subscribe. Dukeneye ko abantu bakizwa. Usibye ko uko abantu bakoze subscribe ari benshi, uko abantu bakurikiye ijambo ry'Imana, natwe turanezerwa, kuko byanze bikunze ijambo ry'Imana rikurikiwe n'abantu 1000, ntabwo haburamo 200 baba bahagije, bafite uko ryabakoze ku mutima. Imana ibaha umugisha rero gukora share, comment. Imana ibaha umugisha n'ukuri. Shalom, ndabakunda. Mukore subscribe, share na comment, tubashe kubana umunsi ku munsi.